reka nawe uyu mugore uri kubona kuri screen zawe yitwa Giramata ni umukene yabyaye umwana baramwiba. Inkuru ivuga yuko uyu mugore akimara kubyara uno mwana witwa Ivi abakire bahise bamugura, abaganga barangije bamubeshya ko umwana yapfuye. Mama we n'uyu uri kubona kuri screen zawe. Reka nawe Giramata nyuma yo kubwirwa yuko yagiye muri ko mu mwana yabyaye agapfa yaje kwibaruka undi mwana mwita Keira. Reka nawe uyu Keira zikari umwana umwe wabo ntago azika afite umuvandimwe wabyawe na nyina akibwa akajyanwa za Kigali. Gahinda we ryamanasha. Uyu we umushoramari ntakunda kuba mu gihugu yitwa Ngarambe, akaba afite uyu mugore yitwa Gaju. Gaju we ntago ashaka kubwira umugabo we Ngarambe yuko atabyara, byatumye ajya mu cyaragura wa mwana twababwiye kare. Reka nawe Gaju we yabwiye umugabo we Ngarambe yuko yagiye mu isafari amuteye inda y'uyu mwana witwa Ivi. Byahe ko cyamwibye. Reka nawe ni gute Ivi yaje gusanga yirirwa atoteza umuvandimwe witwa Keira atazi ko bavukana. Ibi byose muzabikurikira mu iseri yitwa Umwana wanjye bitaishiya wapi macho kuruninga. Ngaho manura se ko twashatse uya mwana kugira ngo twibe kiriya gisaza imitungo twibanire. Ahubwo none dore icyo ngiye kubwira ejo nzagaruka hano sanga umwana wanjye hano umugeni shiranye mu ishuri ku Kigali. Akose kubita abana cyuruti ntakiri umwana. Ivi nta kibi turimo. Bundi icyo kintu cyakuzanye muri uru Ntago waje hano kuryama. Amacharya. Ariko mwana narabivuze ubu se simbifatiye ubu nanone harifasha ubu se nanone hari ikintu uri mu mbere. Keira narakubwiye ngo kuri Rukazi ndicaza yibo. Kutanere pasi ugiye kuba umukozi wawe n'imvura kibakiye ko tubana. Bashiri nari bakumbira bashiri ni mbere mbaswanze ndabona musa neza deri amakuru y'iminsi niwanze mbona mama Kazu ngura Ntabwo mpaka ari gusiga. Bagayiri. Ni muzara Rwanda nawe. Derike ni nawe mumarangiye muri kumwe. Bigeze. Amakuru. Ndabona musa neza n'icyo mwabaye murabyibushye. Dere bakuru. Nakuru ni meza. Manaje kubaganiriza ndi uko bameze. Wakoze no. Derike yarabizi. Mushya. Kandi wari mukuru. Mani wari nyina rero. Yari kubabwira. Yabivuze gura. Dere bikuye. Kunzi ko na muntu umwe twavuganye. Nanjye byaje. Nase pa uvuye. Cyo hano hanjye turahari ndaje none ubu ntabwo njya kugira. Tugomba kuganira sibyo? Kari. Wakoze kuhaba kugumana akazuba amakuru y'inari nyifite. Papa ngenda nara. Kazuba sheri banza wumve nyine mubwire. Ubeje utigeze utubwira ukuntu abantu banga. Anarindi nabwo
kandi hari impamvu zabibazo sibyo data icy'ingenzi ni ukuje Mana ndagushimira ko wandindiye abantu warakoze n'abasingiraga buri munsi ntabwo naryamaga ntabwo nasinziraga Mana ndagushimira ko wandindiye abantu warakoze cyane nukuri n'abasingiraga buri munsi ntabwo mushobora kumva amasengesho nashize imbere y'Imana ukuntu bwa Mana warakoze ndagushimiye Kazu amakuru yawe n'ayandi warakoze kwihangana warakoze kuguma uri kumwe na mukuru wawe ku mutima no ku mubiri warakoze by'amakuru nari ngifite Derek ndagushimira ko wabaye hafi umuryango wanjye n'ubu ngubu ko mbasanga ni ikimenyetso gikomeye cyane kuri wowe ntabwo kubyumva urumva nk'aho ameze gute arakomeye Imana ishimwe hano wanjye nari mbakumbuye cyane pe agahinda k'imfubyi Mana irihangana koko Maze mute tumeze gute ko washatse ko tumera tumva twitayeho cyane urumva ushaka kumenya uko tumeze cyangwa uzi ko twapfuye ushaka kureba ko twapfuye se turi bazima pe turaho Imana iracyaduhagazeho cyangwa utunguye kubera ko wenda nawe waba utekereza ko nawe narapfuye kabisa araho kajya okay ikintu kinzanye wenda ntanatinze ndizaba gutinda mu biki ibyagutinza se ku muntu ukunda birabura ariko urukundo rurasetsa yego ku muntu ukunda nyine nshaka gusaba imbabazi wambabarira ugahaguruka ayo mavuka ajya apfukamisha ubwira Imana haguruka winteranya n'Imana mbabarira winteranya n'Imana haguruka wimpfukamira sindi Imana please ndakwinginze haguruka winteranya n'Imana wimpfukamira ntabwo ndi Imana haguruka ibyo uvuga ubivuga udapfukamye nukenera gupfukama uzapfukamira Imana yakuremye ikuzi igusobanukiwe izi imibereho yawe izi n'umusatsi wo ku mutwe wawe sibyo abarire ka shwi nyine nshatse guca bugufi ubwa muhereke ko mubasha hari umwana umwe bigeze guhagurutsa mu ishuri baramuhagurutsa we yanga guhaguruka baramugana haguruka ku itegeko arangije abwira umwarimu aramubwira ngo mwari ngo nubwo ubona mpagaze ariko mu mutima ndicaye urakoze uri mukuru nshatse kuvuga wacyumvise reka rero nkubwire wenda imbere yo kuvuga fata reka ko nceceke mbabarira byibuze ufite ko ibyabaye n'ibyo wankoreye ari kimwe basi dufate kimwe wawe na kimwe wanje noneho bingane 0 dutangire bishasha kimwe reka rero nkubwire ariko wakumvise umutima ugukunda ntabwo ndi kuwumva umuntu iteka arakosa ndabizi ndanabyemera ariko reka nkubwize ukuri ntakubeshye mama Derek narihanganye nagiye numva ibintu byinshi ndihangana kubw'urukundo sibyo utibwira yuko hari ibyo ntumvaga ariko kubw'urukundo
ntihangana nkuko ntiwenda hari umuntu azikosora umuntu azabona ko ibyo akora atari byo yikosora ariko hakugira ngo wikosore ahubwo ukaguma ukarushirizaho gukora ibibi ntabyo nakoze ariko byo reka nkubwire nakoze iki hera ku bwa Kazuba ugere kuri Derike wanjye waramuhinduye ingoma z'abaporoso waramuhinduye iki none reka tuve kuri ibyo ngibyo ntabwo nibagiye uretse birahindukira amara igihe nkajya njya mu bitaro kumbe ngo ni John wabikoze nkavunagurwa kumbe ni John wabikoze reka rero nkubwiza ukuri sinkubeshye pe ntabwo nabana n'umuntu umeze gutyo pe rwose mbikubwiza ukuri umuntu udahinduka umuntu udafite baranyanga umutima ufite ntabwo nzi ngo ni umutima nyabaki noneho abantu bose baranyanga je sinzi ntabwo abantu bose reka nkubwire ntabwo abantu bose bakwanga nese buriya umuntu umwe yakwanga babiri bakwanga ariko abantu barenze umwe babiri batatu bane batanu ntako bakwangira rero igiti kiriho imbuto abantu bose nyine usanga bagitera amabuye aho rero niho uri hubera mubi oya kutemera ubwo none se ururasa imbabazi ziki ko numva nta n'icyaha uriho nyene nuguca bugufi ubya kwikomereza urukundo ukajya uca bugufi hejuru ikintu utakoze iyo utakoze ikintu uvuga ngo sinagikoze ugahagarara kukuri nk'umuntu w'umugabo ngutakaze ikindi mpagara kukuri ngutakaze ikindi namenye papa Kazuba mu kubura kwe ubifitemo uruhare hano gari nibyo gusa cyo kankubwire gukoza twese turakosa tugira amakosa turabanyabyaha pe ntabwo dukiranuka ariko wahirwa umuntu umenya yuko yakoze icyaha akisubiramo akamenya ko yakosheje agasaba imbabazi abikuye ku mutima naje gusaba imbabazi ariko wenda ushaka kuba wiboneye abandi bagabo wenda basumba ugashaka kunyagiza amafuti n'amakosa abagabo ntigeze mfata mu myaka yose namaze giye mu Derike wowe ukaza uri simusiga ushobora kuba waranandoze simbimenye ushobora kuba ufite ukuntu wazanye imiti ukandoga noneho ibyo ngibyo reka tubyihorere sinabana n'umugabo w'indaya sinabana n'umugabo w'umuhehesi umugabo utanyurwa umugabo ni pusi itambutse agaheheta yabona ihene itambutse agaheheta ibyo ukorana na Jack byose narabimenye babarira wigendere babarira ushaka kongera gukinisha umutima wanjye wanyanze kandi wituma mvuga nabi kandi jewe ndakamarayika Kamarayika uri kuranshinjura yaba indaya butwi indaya mbaya indaya mbaya ese wamfatiye hehe kwibyo bintu byose ari cyane baza kukurundamwo hagari by'abantu wowe n'umutima wawe none se reka nkwibarize bigera ahantu umuntu bavuga ngo umwana n'uwawe ariko umuntu atigeze aryamana n'undi ubu se baragufashe bakugerekaho umwana utarigeze umubyara abantu se nibavuga bavuga ahantu hose uzasanga amatiku yewe inshuti yanjye n'uwo mugabo wenda mushuhanye uri kwishimira nawe bazamuvuga umutima wanjye ndemeranya nawo ko mpagaze neza ahubwo umutima wawe uremeranywa nayo uriho ubeshya mbese ikisi umutima wawe urabizi ko uriho ubeshya umutima nama wawe uriho urakubitaho ikidodo kuri wowe urumva urabizi neza yuko uriho umbeshya rero nshuti yanjye naragukunze n'umutima wanjye wose pe sibyo urukundo rero rwihangana kandi rubabarira nta nuko ntanagize narihanganye mu Derike narihanganye ariko reka nkubwize ukuri ibintu byo kwihanganira umuhehesi yawe ibyo byose nabishobora pe ntago nabishobora jo sinakwihanganira umuhehesi sinakwihanganira umuntu uva hakajya ukajya ahangaha ukajya koga ukagaruka ukoga hariya ntago nabyihangana by'agaciro kuba wagarutse mana ubu noneho tugiye gusubira mu buzima bwiza ntabwo tuzongera gutotezwa ntabwo tuzongera tugahora ndi kubaza Kazuba twabara papa hari
ngiye kumara agahinda kandi no kuri mwarakoze ku bintwari mwabaye intwari pe amakuru narayumvise mwabaye intwari nyine ibintu byose Jackie we na Sine badukoreraga ntago twari tukirya ibiryo bisanzwe. Bana banjye rero ibintu byose maze gusa naho mbishira ku murongo ubu ikintu ndiho focusinga aho no gukurikirana Jackie gukurikirana Jackie nkamwitaho nkamuhibye n'undi akwiriye urumva none se Sine ngo byagenze bite? Koko Sine na Jackie we ni nyine n'ubugome n'ubundi busanzwe baradukubitaga batubwiraga nabi noneho nyine Kariza nyine bamukubitaga buri munsi wenda njye nyine banyuzagamo ntibankubite cyane. Wese ntabwo bagukubise ako nyine ntabwo ari cyane nkawe. Noneho Sine nyine yari asigaye adukoreshaga tunamwene. Ubundi reka mbabwire iyo ntekereje Jackie ntabwo ntazi icyo namukorera kuko Jackie yacishije mu babare bwawe ndi gukora cyane ku buryo nta n'undi muntu wabasha kubyakira nkanjye hari undi yakwiye kuba yagize icyo akora gifatika. Papa uzi ko Jackie siwasize sinatwite? Yego Sigo iyi wasize sinatwite byatwite n'umuntu uzi ko se Jackie akekwaho nyine ko yaba yarakuyemo inda ya Sine. ntabwo ibyo bintu yabikora ahubwo uzi mu gukekwa cyangwa ntabwo ibyo bintu yabikora. Byagenze bite? Ntabwo bakimeranye neza urumva we na Sine? Sine asigaye noneho nyine muri iyi minsi banza ari ukubera yabimenye urumva n'ejo bundi yaragiye kumutera icyuma ateranye na ariko uriya mugore ndanibaza niba no kuzimubanza atazakubona kuko yakuze ibi yanabivugiye ahangaha urumva Sine noneho uziko uriya yari umwana wa kabiri Sine atwite ngo uwa mbere ngo yamukuyemo ariko ngo ikiri ukwezi kumwe. Jackie yabivuze yicaye kandi ni mama we wamufashaga niya mbere ngo nawe yikuyemo akujyemo oya ngiya mbere ngo ni Sine wayikuriyemo na mama we yamujyaniye umuganga ngo iya kabiri ahubwo niwe mama we yamujyaniye umuganga ariko sinatabizi iriya ni iya kabiri nyine y'amezi 7 iriya wibuke ko yamuroze igo nyine ngo yebura yari yamuteganyirije n'umuganga. Ase umuntu ntagira n'impuhwe z'abuzukuru basi byivuze ubuse paka ari mba nibaza cyangwa nibazaga Jackie ari kubura kugira impuhwe umwuzukuru akabiri twako agirira impuhwe ahubwo yakabaye kubona yaranatwishe ubwo magira nawe azashiduka yishe atazi ko ariho yihemukiye. Ibaze ko yatwirukanye inshuro 2 muri uru rugo abakozi n'amabaga ngo mugomba kujyana valise ngo mujyane ibikapu hanyuma mukagaruka mute? John umuzi John ariko nawe yaramubwiye ati ibyo ushaka uzabigeraho utewe n'abana badahari. Urumva yarazi ibyo akora yari afite impamvu niwo mutima mwiza yari afite. Rero bana banjye kabasaba ikintu kimwe ndabisiko binagoye Sine nawe uriya mufata nk'umwana wanjye Kazo uriya mwana ibintu akora nawe wibaza uri umwana wa Jackie ibintu wakora uko byaringa ibyinshi akora ashukwa na nyina yarumva. Rero ntabwo ntekereza ko hari n'ibintu akora nawe akisanga atazi ibyo yakoze nkuko niba ashobora gutekereza ko nyina yamwiciye umwana agashaka no kumwica urumva umwana koko. Ako daddy waba uzi ko Sine ari umwana mubi. Sine ubudayimoni afite burenze ubwama. Rega ntabwo waba wararezwe na Jackie warabyawe na Jackie ngo ure kumera nka Sine. Ikintu tugomba gufasha Sine agomba kuguma hano ni nk'umwana wanjye. Ikintu tugomba kumufasha no kumukuramo ubugome bwa nyina. Ako pangiye hari ikintu Sine yambwiye. Ngiye Sine twaraganiriye arambwira ngo ibyo yakoraga byose yabikoraga zikari ku ruhande rwa nyina ariko nawe yabaga ataramenya ubukama yabumenye umunsi mama wamwicira umwana. Kumva ko Sine yabaga ari mu kigare ahemukira abantu ngo ari gufasha nyina ariko Kazu ibi kuko wakuze muri ya rugo ibyo nyina yagukoreraga yabishiraga n'umwana
wibaze gukurira muri ubwo buzima nyine ubona ibyo nyina kuri ubugome nawe hari igihe gakora ibintu atazi n'ibyo bikozemo njye niko ntekereza ako dadi we ari ibintu mweme muvuga mutazi we na Kariza uriya mwana uramuzi uzi none atarajya kwiga muri Amerika uzi ubugome yari afite akajya ambwira ngo we ngo abantu bose ngiyo baje kudusura ngo niwe baba bareba akamurora n'ishyari iyo ngiryo kazo cyashyari yakuze yabona nyina agira kandi abantu benshi muri iyi si tugira ishyari rero reka mbasabe ikintu kimwe sine tugomba kumufasha Kariza wenda wenda kanahinduka sibyo kuko none se yagiye urabona yavana akajya ubu se ako papa kubera iki ngiye muzanatuma mpinduka ubu se twe ko yatwirukanye inshuro zingahe ebyiri bakaturaza muri kiriya gikoni tutajya dutekeramo hari ubwo mwaraye hanze hari ubwo mwapfuye se nawe ntacyo azaba ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukitore inabi umuntu yakugiriye burya neza icyiza buri gihe kiratsinda nibyo murambabwira kenshi mwese dadi uriya mugani ngo gira se yiturwa indi biba bishatse kuvuga iki wabivuze rega wabivuze nawe aha n'imivugire ntekereza ko ari upagani ntekereza ko ari imigani y'upagani reka twe dukora icyiza tugomba gukora basi turebe ko sine yava mu buzima kazi ujye ubyuka ko dusenga sheri kandi turakijijwe ntacyo natanahinduka reka tugerageze reka ngerageze ko nizera muri amana ko azahinduka dadi na mbere aza kugusaba icumbi atwite uzi ukuntu yaje akubwira do muzambwira nyuma ariko se nyina buriya nyine n'ibyabaye byose Jackie yaramushaka si umwana we se yaramushaka mwongorera uzi ko yaje aje kubera nyina ngaje ngo kugira ngo bazabone uko papa agira abahereza imitungo ibyo byose ndabizi mwana wanjye ndabizi byose akoze imitungo zicisha abantu okay ngiye kubasaba ikintu kimwe kandi mu cyumve umubyeyi wanjye nzi n'impamvu yacyo sine agomba kuguma hano mu rugo impointre sawa turasubira mu kanya ntabwo ngende kubyumva byanditse Yesu yazuye nde Lazaro haje gupfa Yesu nyine azuka ku munsi wa gatatu noneho wowe uranyemeje kabisa ubu urumu none sibyo ninde wabikwigishije aha na ubushakashatsi nikore wowe ku giti cyawe burarembye ubushakashatsi bwawe burarembye none kamubaze ngo Yesu yazuye Lazaro ngo hari hapfuye Yesu nzi ibyo ngibyo byanditse Yesu nyine apfuye ku munsi yarapfuye ibyo biratandukanye dere ukajya unsebya biratandukanye urupfu rwa Yesu n'urupfu rwa Lazaro biratandukanye sibyo biratandukanye intumwa za Yesu intumwa nyine reka gatoya intumwa za Yesu zagiye mu ijuru zidapfuye ahubwo wowe zimbwiye oya ni wowe uri mukuru urazizi wowe none se wowe kugira uko aya Shaduraka Meshake na Abedinego bari mu ntumwa oya abo bari imbere ya Yesu ataraza ku isi ariko bo bagiye mu ijuru badapfuye barapfuye kandi numvise ngo bakaranze mu mavuta ntibashya ntabwo ari bo bakaranze mu mavuta Sadurake na Meshake na Abedinego babataye mu itanura ry'umuriro bacamo kubera yuko bari banze kuramya igishusho cy'umwami wari uriho icyo gihe banze rero kumupfukamira banze gupfukamira iki gishushanyo kuko ryari itegeko ryari ririho mu gihugu hose barangije babajugunya mu itanura ry'umuriro bavamo ariko mu itanura ry'umuriro rero bo bagiye kujyamo basangamo umumarayika mwiriwe raho neza makumiri Yesu akuzwe amashyo muhungu wa ngaho nagusubize nanjye numvireho avuga amashyongore amashyongore ni amashyongore ni amashyongore ni amashyongore amashyo y'ingore amashyongore ni amashyongore none amashyongabo bahitamo ni amashyuza ma mwamaye kuganira kubitse
mbwira nyine ishyo ni inka nyinshi sibyo z'ingabo ibimasa babyita ngo iki Ntuye amashyo ni amagabo amashyongore ni amagore reka dusubire ku byo wari uriho umbaza wowe kugumya kuwukunjisha ibaza ibintu yarari hambwira kazo yarari hambwira ngo oya umva nkubwire yarari hambwira ngo urumva ngo Yesu ngo nako yavuze Yesu ariko ntaruka nta matayo ngo Yesu ngo yazuye nde ndavuga ngo yazuye Lazaro hari hapfuye ngo hari hapfuye Lazaro hari arata mwana wa Yesu none se gute yazuye umuntu nawe yapfuye Yunyumvira nukuri yunyumvira none arangije arambaza ngo se Drake na Meshake ngo na Bedenego ngo bagiye mu ijuru ngo badapfuye gute none baciye mu muriro se ho barapfuye bavuye mari bazima nibyo usanze ndi wo musaba bari batatu basangamo marayika we namubajije ni bandi bagiye mu ijuru badapfuye umugishwa wa Yesu ariko se harya ni buretse n'umwe ariko n'umwe ariko nawe nibuka me uramuzi ndamuzi ninde nawe mu ni Habimana ni Habimana we shadereka nuka ako no mu Rwanda dufite abantu rega tubanze tukubaza Kayini na Abeli bapfuye iki bapfuye Gahini na Abeli Gahini igiraga ishyari Abeli noneho ry'iki ry'umugisha nyine papa wawe yari yabahaye nuko nuko igitambo Imana nyine Gahini yatambye ibitambo ibihe yatambye ureka Abeli yatambye intama Kayini Imana irayishima Gahini ntabwo nyibwira aratumeze umukobwa wanjye oshi nubapfiki subire muri Bibiliya ijye gusoma Imana yari yashimye no ariko ndagukuraho ikiganza wese bite byawe tamena yengeko biyikora atananya yengeko ishime wongere wishime usubire wishime nyine ko pange yagarutse ni ibintu by'agaciro wow yari yarabitubwiye nago warubizi yari yarabitubwiye njye nyine ndishimiye ko papa yagarutse kamuririmbira akaririmba yitwa nihemuka iyo niyo mana yanjye yitwa nihemuka iyo niyo mana yanjye yitwa nihemuka Imana ntihemuka sibyo ntabwo ihemuka kazu ishime wongere wishime usubire wishime wongere wishime wongere mara nyine ibibazo byose twaciyemo papa yagiye mama mugakomeza mukambira iruhande mukambera aho nyine mama atari na papa ndabigushimiye nyine ubuzima w'agaciro kuri njye hamwe na Derek we birarenze reka nkubwire Imana ishimwe nshimiye Imana yo mu ijuru kandi byumve ko nyishimiye bivuye ku ndiba y'umutima nibura umuntu witwa Jackie Basi mva ubutabera bwabasha kumusingira kabisa nibura akaryozwa n'ibyo yanakoze kubera ko nyine already yamaze kugerayo ubu bamaze kumugezayo oya abihanirwe kuko urasa umubyeyi ni inyamaswa ni igikoko ntabwo nyine sinzi nyengeye ku muntu ashimira Imana no mu rusengero mba numva nyine bidahagije oya nyine ariko hano muturanye n'abana baturana mu gipangu cyarahiye nese uko wumva wabura kuba uturanye n'abantu bafite abana batoya gusa ibyo gihe wowe ufite umusaza abandi baracyabyara ariko nukuri mama ndishimye ntabwo ushaka kubyumva nibura basi wongere nawe usubirane umutuzo wongere usubire mu byishimo wongere unezerwe none se ko mbona kandi uri mu tundi dutekerezo
yemba nabuze ukuntu nashimye Imana nyine ngo ntabwo wabura ukushima indirimbo ariko urayihimbye yego ntabwo wabura ukushima ugomba gushima ukongera ugashima uzaza kudusura ehehe teceka byihorera inkoko niyo ngoma bavuga ingoma niyo nkoko oya inkoko niyo ngoma bavuga ngo inkoko niyo ngoma nta nubwo numva biba bisobanuye iki babisobanuye ngo ubundi inkoko irajya kubika ngewe nahageze muri make inkoko niyo ikubyutsa saa cyenda uyu rero niwe uri bubyutse rero noneho irajya kubika ngewe nahageze urumva atari byo niki muri kureba bitubuze ibyishimo ntibijya bibura twaramutse wowe ko wiriwe wahaye iki Imana se ni byiza umusuhuzi dere ako ntawe ugira ukunda agize okay mube mugiye mbanze mvugane n'uyu muntu sibyo mube mugiye mbanze mvugane nawe ho gakeya maze mutu uko bishaka wenda ntabwo ngiye gutindira ariko buriya ikintu kinzanye aha ngaha cya mbere ni urukundo nuko nkigukunda nuko ukigize gute ndagukunda pe icya kabiri ijambo ry'Imana rivuga ngo mugenzi wawe nagupfumuraho uzamuhore kangahe ndazi ko nakoze amakosa ariko mfite umutima wo guca bugufi mfite umutima wo gusaba imbabazi nacyo kinzanye aha ngaha iruhande rw'urukundo ndumva ashaka imbabarire ku makosa yose naba narakoze nayo ntakoze uyambabarire ariko byibuze ibintu byongere bisubire kuba bishasha ese umuntu asaba imbabazi y'amakosa atakoze cyangwa umuntu asaba imbabazi y'amakosa yakoze niyo muri rwa rwego rwo guca bugufi kugira ngo n'ibintu wenda n'intambara wenda zigabanyuke intambara zatejwe nande se imbabarire reka nkubwire gukosa nta muntu udakosa sibyo ntabwo turi abamarayika turakosa ariko ikibazo ni kimwe gukosa umuntu ntanakosora amakosa ahubwo amakosa akaguma yisubiramo ndetse akaranarushaho nyine mbwira ndayakosore nta kibazo genda tayari ntabwo genda bukubwira ngo uyakosore oya ntabwo ndi bukubwira ngo uyakosore kuko uri umuntu mukuru kandi ibyo ukora urabizi ufite n'impamvu yabyo sibyo ufite n'impamvu yabyo kandi nibaza ko ku isi yose ndibaza ko atari igihe umugore uhari jyenyine abagore ni benshi ushobora kumbabarira ukaba ugiye sibyo mbabarira ubugiye mbabarira waretse bazi tukaba turi kumwe n'iminota n'itanu kugira ngo se untere isereri ese urumva ko Imana irihangana cyakora akamubwiza ukuri Imana irihangana reka nkubwire jo ndumva nshaka umutuzo ndumva nshaka amahoro ndumva ntashaka ibintu byongera kumbabariza umutima sibyo kuko narakubabariye ariko mbabarira ube wigendeye wigendeye rwose n'umutima mwiza n'inyagasambu rirarema
reka nkubwire kari nanga ko rwose tutajya duhuza pe nicyo kintu cya mbere mwangira kuki iteka ryose udashaka guhuza nanjye Jesse nagomba kuva nuko nanze kuvuguruza papa ako naho ubundi kubana na sinebyo wapipe na nukuri rwose do wapi ese kazuka nkubaza ikibazo ni ngombwa ko niba umuntu agwemukiye nawe mutura gira so yiturwa indariko uwo mugani njye wawuciye ariko byibuke neza ko Imana yaravuze ngo tujye dukundana kandi niba umuntu agukubise urushyi kutamara ngo ujye utega ndirinda kubitera reka ibyo babyita akamenyero ubiste niba ari Imana bivuze twavuze dusanga babivuze reka nkubwire kari nitukirengagize ngo dukabye nitukaba abana beza ngo dukabye ari igihe bigeraho ngaho nyine bigahagarara bikarangira umuntu yakwimye ibiryo banza unyumve sibyo mbere waramubaniye mbere ajya mu bibazo sibyo umubera mukuru we sibyo umubera byose nyine ubaho nyina atari ubaho satari sibyo agize ngo nyina aragarutse akwituye iki akwituye ibibi sibyo nyuma yo no kubikwitura agukoresheje agatunambwene nyine kazureka nkubwiza ukuri ndabizi ko sene yarahemutse nta n'umuntu hanga muri rugo utarabibonye pe urumva yishyize ku rwego atagombaga kujyaho urumva ariko ntabwo tugomba kumwitura nk'ibyo yadukoreye ntabwo bishoboka kari imbere y'Imana reka nkubwiza ukuri ndava muri uru rugo kubera iki se njyewe nuko ndi kwanga nyine kwereka papa ko mfite uburakari ako naho ubundi reka papa mari iminsi hano izina ry'Imana ndava muri uru rugo nose kazuru kumva sine twamiruka nanga kajye mama warafunze nose ajye mu muhanda rigura twirukana tugatabarwa na John twe twatugiye he ubyibuke neza ko Jackie yatwirukanye ni sina tugaruye ubyibuke uribuka ko sini impamvu yatwigiragaho neza ari ukubera ko yari afite umugambi we na nyine bwari uburyarya ariko yatugiraga neza urakoze twebwe hano rero tugomba kwerekana ko nta buryarya burimo kazo ntago ari uburyarya ngesine ntago namuryarya urumva ariko ngiye cyo nzi neza ko iyo umuntu agukoreye nabi ukamwitura neza nawe atekereza kabira akavuga ntago ari ubwa mbere sheri ntago ari ubwa mbere sine yigize umwana mwiza twebwe tukaba yigize umwana mu bitwe tukaba abana beza urumva si rimwe si kabiri si n'ibingibi bibaye urumva so rero bisobanuye ko sine nagomba kuba muri iyi ariko se kazo uribwa ko sine muri umuntu wawe kuba muri umuntu wanjye rega ntabwo bivuze ko agomba kuzajya yandiraho amase ngo mbyemere bivuze ko sine yakweretse ubwana bwe we mwereke ko uri mukuru kuri we ukora igitandukanye n'icyo yagombaga gukora sine arakuze sheri uriya ni umugore ujye ubyibuka urumva uriya ni umugore arakuze ariko ni famille yawe dufitanye isano rirenze iryo ngiye nawe dufitanye niwe akagomba kuba uri kumutekerezaho ibyo ndi kumutekerezaho niba umwana ngo ukontororwe n'umujinya sibyo kari ndakuze bihagije sibyo ubwenge mfite ntago ari ubwo kwirengagiza ikibi n'icyiza sibyo ubwenge mfite ntago ari ubwo kwereka umuntu ko mukunda namukunda okay njyewe singira uburyarya muri njye iyo nkukunze ndabikwereka n'iyo nkwanze ndakwanga ariko basi washyiramo impuhwe sine si ubwa mbere yamemukiye uribuka inkoni urushyi naririye aha aho nukuba iki wipfusha ugakabye nase reka nkubaze umva rero nabura papa ari umwana ku buryo papa buri impamvu yerekeye sina ahangaha nawe yabonye ko nta hantu nta hepfo na ruguru afiteho kujya hanyuma twebwe iyo tuza gusohoka niyo famille yindi tugira ariko twebwe turi babiri kandi sine nta wundi muntu afite uri iruhande rwe asa nk'umugabo usurana umuntu wo kuvuga ngo nuko kuri birisire twakaretse papa gakora asange nyina muri gereza nose ubwo uri kumva papa nawe ari kwigundishwa kuri sine kubera ko yamuretse ahangaha impamvu papa nuko ibyo twacagamo nago yari ahari kandi njye nshobora kubivuga akavuga ati niko akunda abana bagirana beef njye nta beef mfitanye na sine manika nkubwire ahangaha baradutotereje badukoreye ibintu byinshi bibi urakazuka nkubwire sibyo mana umva nkubwire ibyo uri kuvuga byose ndi kubyumva ufite uburakari ariko birababaza cyane kubona umuntu umuhemukiye ukamukorera ikintu bita itotezwa urumva ariko ukabona bya bindi wamukoreye nta hantu biri kumukora umutima ni wewe urya sine ndabizi neza ko umutima uzamurya sine sikameze njye uriya ndi mukuru twarakuranye nubwo yaje kugirirwa amahirwe akajya kwiga hanze urumva mu cyimbo cyanjye niko nanabyita kubagira kwigira umwana mwiza nyose uravuguruza papa njye ntago ndi bukomeze kubana na sine muri iyi nzu kazo ugize wiki
ndeka mubyeyi mbeho winyicisha agahinda nanjye mbabara nk'abandi